ndabifuriza gukomeza kugubwa neza mwebwe mwese mukunda Sek Channel ndetse munayikurikira by'umwihariko abakurikira ibiganiro bya Naomi Irakoze bijyanye n'urukundo. Ndabakunda cyane, nizere ko kandi ibiganiro byanjye bigenda bibafasha, bigenda bibubaka nkuko bamwe baba bagenda babimbwira, abama commentaire bambwira bati ni sawa, abishimira inama mbagezaho, abishimira ko nabashakiye abakunzi n'ibindi bitandukanye. Baka kanya tuvugana nabwo hari abantu maze guhuza nabo ntegereje kureba ikizavamo. Courage rero kuri wowe wifuza umukunzi ukaba uri umusore. Hano hari abakobwa benshi bambwiye ko bakeneye abakunzi. Kurikira video zanjye zose harimo n'izo ngizo nyine zabo bakobwa, umve niba hari uwo wakwiyumvamo umbwire mbahuze mugerageze murebe ko bicamo. Niba uri umukobwa kandi nanone hari video nyinshi z'abasore cyangwa se ibiganiro byinshi by'abasore bifuza abakunzi cyangwa bakeneye abakunzi hano kuri Sek Channel, ushobora kubyumva cyangwa se ukabikurikira ukumva niba hari uwiyumvisemo nawe ukaba wambwira, hanyuma nkaba nabahuza. No kunyandikira kuri Facebook yanjye na Naomi Irakoze Mugaragu, hanyuma nyine ukambwira ko umuntu runaka wamwiyumvisemo nkaba nabahuza. Kimwe nwifuza umukunzi nawe anyandikira kuri iyo Facebook, aho anyibwira wese akambwira ibimuranga, wari we, ukwareshya, ukwasa, ukwangana, niba yarize, niba atarize, niba akora, niba adakora, niba yiga n'ibindi byinshi bitandukanye, ku buryo amera nk'umuntu wivuze nyine akavuga uwo ari we, hanyuma akanambwira ati kandi uwo nkeneye nawe agomba kuba ameza atya. Nkabishyira hano muri video tugategereza tukareba ko hari umuntu umushima tukabahuza. Ubwo nyine icyo nkora mbikorera kuri Facebook, wanyandikiye wowe wasabye umukunzi ukamana contact zawe cyangwa se nimero zawe, ugushaka nawe akanyibwira akambwira nyine n'uwashaka uwo ari we akamana contact, nkababwira buri wese nkamubwira nti uriya yitwa gutya kuri Facebook, n'undi nawe nkamubwira runaka yitwa gutya kuri Facebook, bakarebana. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akeneye no kureba ifoto yiwe. Hari abansabye kujya nyazana hano, oya nabwiye kwiga aho nzajya ibera kuri Facebook, ubwira amazina ye ugenda ureba amafoto nawe areba yawe, hanyuma na nimero nzibahe mutangire muganire, muhana amafoto ahagije ibana ku buryo uvuga uti umuntu muhaye amafoto dushobora no guhura agahita amenya. Nta kubeshanya kurimo please. Uze muri iyi gahunda rukumva uri serious, ukeneye umuntu uri serious, kuko ntabwo ari byiza gukina n'umutima w'umuntu, ntabwo ari byiza gukina n'amarangamutima y'umuntu. Umva uri serious uzaba ari guza muri iyi gahunda, hanyuma n'undi nawe uzumva ari serious aba ari we ukwikiriza cyangwa se ukwakira cyangwa usaba ko nabahuza. Apana umuntu ushaka gukina, umuntu ushaka gukinisha undi cyangwa se umuntu ushaka kwiryohereza nyine akinira ku bantu ko yiboneye. Oya, nkeneye abantu bari serious kugira ngo bino bintu bizagende neza. Ejeje bundi hatazagira uvuga ngo Naomi reka yarampemukiye, yaramfunyikiye, yampaye umuntu umeze gutya na gutyo. Oya, ahangaha hazaba amahitamo yawe. Igihe cyo nkora ndabahuza, hanyuma nkababwira nti urubuga ni urwanyu, mugerageze amahirwe. Nkanongera nkabasubiramo ngo mwibijyamo buhumyi. Urumva, niba ari online love, hari video nakoze ibasobanura uburyo ushobora kubyitwaramo kugira ngo udatekerwa umutwe muri uru rukundo cyangwa se rube rwaguhira. Ugira uburyo witwaramo, nimubona akanya cyangwa se bishoboka mwicare muganire muhure. Aho bidashoboka mukoreshe za video call, urebe niba wa muntu kuko iriya sura njya mbona muri ya mafoto niyo ndi kubona, ku buryo mumera nk'abantu muziranye. Birafasha cyane. Mbahaye ikaze rero muri iyi video ya none, aho n'ubundi tugiye kuganira ariko babwira umukunzi wacu ukeneye umukunzi. Akaba yarabinshishijeho nyine kugira ngo nanjye nzabicishe kuri Sek Channel, kuko Sek Channel ikurikirwa n'abantu batandukanye. Mpora mvuga ngo ntabwo ari uko aho umuntu ari uko haba habuze abakobwa cyangwa se haba habuze abahungu, abasore. Oya, ahubwo hari igihe muba muzengurutse aba ntawe yiyumvisemo, aba nta muntu aribonamo, akumva nyine akeneye gukomeza gushakisha. Bikaba ngombwa ko ashobora kwiyambaza umuntu nkanjye hano kuri Sek Channel cyangwa se akanabicisha ahandi. Ashobora no guca kuri za social media zitandukanye ashakishirizayo. Ashobora no kubwira abantu ati wampaye ipase, nabakoreye ikiganiro cya pase, nabwo ugomba kumenya uko witwara mu gihe umuntu aguhaye ipase. Ashobora guca ahantu henshi hatandukanye, ariko iyo umuntu ashaka umukunzi nyine abamushaka. Niyo mpamvu mvuga ngo umuntu nazana ari serious akeneye umukunzi akavuga criteria ze niki, nawe wumva ukeneye umukunzi ukumva izo criteria uzujuje, uzahita umbwira nta kibazo, hanyuma ngerageze kubahuza turebe ko hari ikintu cyavamo. Umukunzi rero yaranyandikiye ati muraho neza, ndashaka umukunzi, ndi umuhungu mfite imyaka 26, mbi Kigali, ndirabura, ndi muremure,
atari cyane, mfite metero na santimetero 89. Nkunda gusabana cyane kandi mbaho mu buzima budakomeza ibintu. Ndashaka umukunzi uri hejuru y'imyaka 20 ariko utanarengeje imyaka 30. Bibaye byiza yaba yirabura cyangwa ari imibiri yombi, niyo yaba inzobe ye atari ukwitera mu korogo. Ikindi adakunda makeup cyane, ari muremure bidakabije, nibura metero na 70, akaba nibura yaragize amahirwe yo kwiga akarangiza high school, byaba ari sawa, byaba ari byiza. Ndamubaza nti warize ukora iki? Ushaka yaba afite akazi cyangwa atagafite ntacyo. Ati ndimo kwiga muri kaminuza, nkora akazi ka translation na photography. Yaba afite akazi byaba byiza, atanagafite ntacyo. N'uyu mukunzi wacu rero, umusore wirabura, n'izindi criteria mwumvise uwo ari we, uko ateye, akeneye umukunzi uri serious, bashobora kujya mu rukundo bagafata gahunda. Niba rero ukunda abasore nk'aba ngaba, nubwo yavuze ngo si muremure cyane ariko metero na santimetero 89 ntabwo ari mugufi. Niba ukunda abasore bareshya gutya birabura, ari kwiga kaminuza, akora ibintu bya translation na photography, uramutse rero uri umukobwa ngo utarikoroze n'izindi criteria wazumvise akeneye, waba waragize amahirwe yo kurangiza high school cyangwa secondary, bikaba nakarusho, ndetse waba ufite akazi nabwo bikaba nakarusho, ariko kandi ngo utagafite nabyo ntacyo bitwaye. So wumvise rero uyu musore yakunyura cyangwa se mwahuza, nawe wambwira nkagerageza kuba nabahuza. Nkuko nabikubwiye ni kuri ya Facebook yanjye na Naomi Irakoze Mugaragu, nihuca abanyaka nimero de telefone. Oya, ntayo nzabaha, ntabwo iyi gahunda nzigira nyikorera kuri telefone, ntabwo nzigira nkoreshamo telefone hano, ni kuri Facebook. Uca ukambwira, n'undi wakwiyumvisemo nawe akaba ariho aca, abambwira ko badakoresha Facebook mugakoresha Gmail. Ibiriho ku biganiro byanjye byose Gmail yanjye, mu gihe gukoresha Facebook byaba byanze, ubwo nyine wakoresha Gmail. Nizera ko abantu bapingaga batumva ko ibintu bishoboka barimo baragenda bumva ko bishoboka. N'ikimenyimenyi mba mfite abantu benshi banyandikiye babizeye ko ibintu bishoboka. Ngenda mfata umwe uko bagiye bakurikirana banyandikira, abasore, inkumi baba bakeneye abakunzi, abangisha inama, abakeneye izindi topic dushobora kuba twaganiraho, n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Nizera kandi ko abatangiye iyi gahunda nkaba narabahuje mubigeze kure, n'ubu murabigendamo neza. Abumva bitagenda neza bajye bambwira aho biri gupfira, dukomeze turebarebe cyangwa se dusunike turebe ko ibiri kuba barriere cyangwa se ibiri kuba intambamyi twabyegezayo, urukundo rwanyu rukaba rwakomeza kandi rukazagira icyo rugeraho. Nizere ko abantu namwe mwangisha inama nkazibagira, mumerewe neza ubu ngubu mu rukundo. Hari ibyo mwabashije guhindura byatumaga wenda urukundo rwanyu rutagenda neza, ubu ngubu rukaba ruri kugenda neza nk'uko mwabyifuzaga. Bishobora no kutagenda neza uko wabyifuzaga, ariko byibura ukabona hari changement cyangwa se hari impinduka yabayeho ituma byibura utakiri stress nka mbere, cyangwa se bitakiguhangayikishe nk'uko byari biri imbere yuko tuganira. Erega burya hari igihe umuntu aba afite ikibazo, kugisha inama si ikindi. Hari igihe umuntu aba afite ikibazo akumva byiganirwamo n'ibitekerezo byinshi, akumva yabuze ikintu akora, ariko yagira amahirwe yabona umuntu aganiriza, bakaganira akamufasha, akaba yava mu kibazo runaka. Ni benshi tujya tuganira, sinirirwe nzana ibiganiro byabo hano kuri Sec Channel, twaganiriye kuri Facebook tukaganira neza, nkumva ibibazo byabo, namara kubyumva none nkavuga ntuke sawa, noneho bigenze gutya na gutya. Nawe akajya ambwira ati none se kuyongeze gutya, tugakomeza kubiganiraho mpaka dufasha umwanzuro w'icyo gukora. Sinirirwe mbizana hano kuri Sec Channel, ahubwo ibiganiro twajyanye kuri Facebook bikaba byabaye ibiganiro birebire kandi ibiganiro bimufasha akabasha kumva icyo gukora. Barahari benshi bajya bambwira bati nukuri urakoze cyane ku nama ngiriye kandi hari icyo zigiye kumarira. Ibyo kandi nabyo mba ngomba kubikomozaho, kubera ko hari igihe umuntu nyine aba afite ikibazo rimwe na rimwe atanashaka ko kiza hano muri video cyangwa se kiza hano mu biganiro byanjye, ahubwo agashaka ko byibura yabona umuntu abwira, akaruhuka, agatuza mu mutima, akumva ko bya bintu bitakiri kumuniga, bitakiri kumuremerera, akumva atuye umutwaro, abonye umuntu w'umutura. Burya tujye tubaho dufashanya inshuti zanjye. Umuntu yafite ikibazo akakugana, jya wihangana umwumve, ugerageza umwumve, umwakire, kuko uyu munsi ashobora kuba afite ikibazo, ejo nawe ukaba wakigira. Uko yagukeneye rero none nawe ejo ushobora kuba wakenera undi. Umuntu nagukenera rero ugasa naho uri kumwirengagiza, ujye witekereza, wibuka uti
ko nanjye bishobora kuba byambaho bimbayeho ngakenera umuntu akanyitwaraho nk'uko ndi kwitwara kuri uyu, namererwa nte? Sawa ntibyambabaza, ntibyanshengura umutima kurusha uko nari meze? Umuntu nyine nakugisha inama cyangwa nakuganyira, nagutura ikibazo, jya wishyira mu mwanya we. Nanjye rero iyo ndi kubagira inama nishyira mu mwanya wanyu, nkavuga ntari igihe ibi ngibi bibayeho nabigenzana. Ndabashimiye cyane rero abantu mwese twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri Sek Channel yikore, ujye ubasha kureba amavideo yacu byihuse ndetse byoroshye. By'umwihariko urebe video za Nana Naomi Irakoze zijyanye n'urukundo, uzilikinge ndetse unazisharinge zigere no ku bandi. Nizere ko rero umukobwa wiyumva muri uyu musore cyangwa wumva yamukunda bakaba bakundana ari buze kumbwira kuri ya Facebook yanjye nyine, hanyuma nkaba nabahuza bakagerageza urukundo. Ndabakunda cyane, mugubwe neza, bye.